Mwaramutse neza abakunzi ba Payi, nkuko bisanzwe ubasuhuza ni Ndayisenga Philibert, ari nawe ugiye kubagezaho iki kiganiro. Uyu ni umunsi ukomeye, umunsi w'ibyishimo ku bapayoniyazi bose. Turi kumwe rero kugira ngo dufatanye kumva itangizwa ku mugaragaro rya Payi Network Venture. Gahunda Payi yashoye miliyoni zirenga 100 z'amadolari zo gutera inkunga abantu bafite imishinga mito n'minini yateza imbere ikoreshwa rya Payi nk'ifaranga. Dore ibyo ugomba kumenya kuri iyi gahunda ikomeye izahindura imikorere ya Payi uburyo bukomeye. Kwa 14 Gicurasi mwaka wa 2025, Payi Network yongeye gutera intambwe ikomeye mu rugendo rwayo. Payi Foundation yatangaje ku mugaragaro ishingwa rya Payi Network Venture, gahunda nshya izashora miliyoni 100 z'amadolari mu mishinga n'ibigo bigamije guteza imbere ikoreshwa ry'ifaranga rya Payi mu buzima busanzwe. Amafaranga azakoreshwa muri iyi gahunda akazava mu 10% ry'amafaranga yose Payi yageneye fondasiyo nk'uko ibisobanura muri white paper. Ese intego ya Payi Ventures ni iyihe? Intego ya mbere ni ukongera ikoreshwa rya Payi mu bucuruzi, serivisi no mu mibereho ya buri munsi. Intego ya kabiri ni ugushyira ibikorwa byinshi kuri blockchain ya Payi, harimo ama-application, serivisi n'ibigo bikoresha Payi. Intego ya gatatu ni uguhuza isi nyakuri n'ifaranga rya Payi, tukarishyira mu buzima busanzwe aho abantu barikoresha nk'uko bakoresha andi mafaranga. Payi Network Venture ntizibanda gusa ku bigo bikorera kuri blockchain, ahubwo izanafasha n'ibindi bikorera muri artificial intelligence, fintech, ubucuruzi busanzwe n'ubwifashisha ikoranabuhanga mu cyongereza bita e-commerce, n'imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi. Ibi bisobanuye iki ku bapayoniyazi? Icyambere, ushobora gukoresha Payi yawe mu buryo bwinshi, kwishyura ibicuruzwa, serivisi n'ibindi. Icya kabiri, ekosisteme ikomeye. Uko ibigo birushaho gukoresha Payi ni nako irushaho gukura. Icya gatatu, amahirwe mashya ku bashoramari n'abanyamuryango. Buri muntu ashobora kubona serivisi nshya, amahirwe yo gukorana n'ibigo bikomeye cyangwa kwinjira mu bucuruzi. Icya kane, kwaguka ku isi ya Payi. Ibi byose bigamije gufasha Payi kuba ifaranga rifite agaciro nyakuri rikoreshwa ahantu hose muri rusange. Ni gute iyi gahunda izajya ikora? Icyambere, amafaranga azajya ashorwa mu mapayi aho bishoboka kugira ngo ibigo bishorwamo bibe binakoresha iryo faranga. Icya kabiri, gushora amafaranga bizaterwa n'ubwiza bw'imishinga yiyandikisha. Ntabwo ari ngombwa ko bashora ayo mafaranga igihe bitari ngombwa. Icya gatatu, buri shoramari rizajya rishingirwa ku bushobozi nk'uko bikorwa muri Silicon Valley. Ibi byose bije nyuma yo gufungura Open Network, aho Payi irimo kwinjira ku isoko rusange no guhuzwa n'amahanga. Ubu noneho Payi iratangira ubuzima bushya bufunguye bushingiye ku ikoreshwa nyaryo n'inyungu z'abantu bose. Abashaka gukorana na Payi Network Ventures nk'abashoramari cyangwa abafite imishinga bakuzuza fomu ikurikira. Iyi fomu nanayibashyiriye muri description y'iki kiganiro. Tuti namwe banyamuryango ba Payi Network, turi mu gihe cy'impinduka zikomeye. Hashize imyaka 6 bamwe muri twe bakanda kuri telefone zabo buri munsi. None igihe cyo kwishimira imbuto z'imirimo yanyu kirageze. Payi ni amafaranga nyayo. Wenda harabigeze babaseka igihe mwakandaga, ariko ubu sinshidikanya ko bicuza kuba nabo batarabikoze. Amahirwe masa rero kuko imbaraga n'umurava byanyu bibahinduriye ubuzima. Uyu rero ni umwanya wanyu ngo muba bambere mu gusigasira ibyo mwatangiye.
reka twese hamwe dukomeze kubaka ejo hazaza na Pi. Ikindi kandi amahirwe yo kumayininga Pi aracyahari. Ushobora gutangira nonaha unyuze kuri linki ikurikira, ukandika senga fili rimwe mu mwanya wa invitation code. Ni uburyo bworoshye bwo gutangira kwinjira muri uru rugendo rukomeye rw'ejo hazaza. Nawe rero wisigara. Mugire umunsi mwiza kandi mukomeze gukurikirana ibikorwa bya Pi Network Ventures.